Oya kambwira iyo nzoka itaza kutuma twese byuka nzoka ndahangana nayo mpaka bisawa kagoryi. How far, my guy? It's your producer to the heat, the music producer from Rwandan, here to introduce ISANO Records. Go ushaka kudukorana, ushaka kudukora something great, you can reach me out anytime. Kuri njye nemera ko Afro sound is going to be the best global sound because people are vibing it, people are enjoying Afrobeat. Cyane cyane hano mu Rwanda, you know, abantu basigaye bakunda our music. Music is going to be international very soon, so kuri umuhanzi ufite talent ushaka kudukorana, just feel free to reach me out on ISANO Records, then can make something great. Kuri ushaka, you can reach me on my contact ariyo 07819112 big time. Gahunda yishyira muri weekend yewe nibwo byiza. Oya muri weekend nibwo inama wayikora. Si y'abanyamirimo se. Nibwo inama y'abanyamirimo yishyira muri weekend ibanziriza ubukwe. Sawa ni buri saha nzi. No, wishyira saa 2 n'ikera yewe. Nibura saa 11 aho wanyuma zagira saa 12. Abirabura urabazi nawe. Oya, nge nshinzwe imodoka z'abageni. Byo kuvuga ibyo kurya n'ibikina ngange bireba. Aho ni sawa. Okay, miteguro myiza rero. Kevin. Karamizgo mata shenge. Kevin. Ntese wagiye unyumva reka. Banguka wo kagira Imana we. Arano panga ibintu kibaza harahandi yabibonye koko. Ntabwo bibaho nge ntabwo nigeze kwambaye neza. Nuko tutajya ndumva najya kwambara nanjye tukajyana. Iyo kanzu buryo nyikunda. Iyo yambaye urano kurusanga uteye nk'igitunguru cy'ikijumba. Iyo yambaye usanga ari akarusho ni wowe ngo kurande barahahaga cyangwa barahapompa. Iyi kabi ukaba umwihariko wa Kevin umugore wa Manase. Rataka ngubire. Mukaye muze mvugana nabi namuvara. Namwe ngo inama y'abanyamirimo nayishyire kwa gatandatu ngo nshyire kwa kane wabona umuntu koko. Oya kwa kane mu minsi y'imibyizi. Namwe ngo nshyire kwa gatandatu kandi uvuge saa 11. Nibura birabura urabazi ku masaha yabo uzakabya nyuma aza saa 12. Siko bimeze. Ikindi rero byo tumuyihorera. Na pereje sangire ya mashini bagiye kutugurisha isatura imbaho. Burya imaze imyaka 2 bayiguze. Inshigura miliyoni 5 urenze miliyoni 2. Imaze imyaka 2 bayiguze. Kandi ntabwo yavuye mu ruganda ngo bayigura indi yamaze bura muri stock nayo. Sibyo? Kubera iki se? Ugiye kwishyura ukwezi sera? Kwezi kwatahera utukuse? Nabase no byamenyetso cyo kundi kugaragaza none ntabyo. Kevin. Iki cyumvikaneho. Iriya mashini ni miliyoni 2. Ahubwo turabyumvikana cyangwa ntabwo urumva nabyemeshe ese ndenda. Ese ndeba wadagazwe. Kandi urarwaye sheri. Ushobora kuba urwaye rwose. Reka ngende nimva yo turagira kujya. Oya waye none wumva unaniwe. Sinango kugenda uyu munsi neje umuntu yajye ko. Gusa dusanze yaguzwe n'abandi sheri. Nese bo kugenda bw'urwaye umva unaniwe ibyo urumva twate gukemeje. Ntacyo twemereje ibintu bingahe. Ikintu kimwe cy'ingenzi nukuri ya mashini satura imbaho nta kurenza miliyoni 2. Gusa bambwisha 3 n'igice cyangwa 2 n'igice ntabwo nabyo. Nuko n'uruganda ugiye kugura hano.
Siriya mashini nabonye izisatura inagira gute izi ponsta neza hejuru. Jewe reka ngende ndacekinga ndebe ko ikirinzima hose ndakwereza amakuru. Kuki ukunda ingeso gusesagura ariko iryo jambo bwaryo uvuze biranyereka ko wagira ngo urumva watanga menshi. Oya. Kwanza uhere kuri miliyoni imwe. Bavuge 7 cyangwa 5 uvuge miliyoni imwe. Mugende muzamuka mpaka muhuye. Kevin. Shere nta kibazo. Ariko ngewe rwose ibintu byo gucirikanya n'abantu nagari byo. Vuze navuga ngo Manase navuze nawe. None dufate amafaranga tuyaterera inyoni. Ariko ntago ari ngombwa kumara amasaha 3 kubona. Reka buretse igitekerezo cyo gushinga agakiriro so wakizanye. Ningewe. None mbora kizanye ushaka kugira ngo ariko nanjye nabivuze ndeba bije yo ruguko ni. None ujya ngo yafate yose ugende yarunda yashyira hari. Nta kibazo reka ngende ntago nanjye ndi. Mbere yuko wishyura cyangwa ufata umwanzuro wanyu umwite message uti tugeze kuraya. Nta kibazo nanjye ndaza gucekinga kiki. Kwambaye neza ari bishoboka twajyana. Kandi abinyuma. Kandi abinyuma sha. Babandi Imana yabahaye peteroli. Ibaha zahabu. Ndetse na diyama yanjye. Kevin, kandi ubanguke gutaha vuba se. Ubanguke gutaha kare. Uyu munsi ni nabafata ndaba ntazi kuneka cyangwa mbe ndidenda mpango wanjye nawuteguye neza. Irihe Unanyikwereka iyo ndoka ndore yariri hano yariri hano tonda ariko unanyikwereke ngwino ngwino ndore yaje gutya igeze hano iratinda igombe igenda gutya genda gake inzoka we ndore yageze hano iratinda ariko ngwino w'ikinzoka ndo yageze hano iratinda gutya Variko w'ikinzoka uretse nese yanzuka igihe ko ntari kuyibona ma yariri anga ubusino kugiye yariri tugisha ukuri iyo nzoka igiye hehe iyi nzoka yarira imaze n'iminsi anga nese igiye hehe jewe ejo bundi naho narayumvise ndagushaka ndakubura nukuri inzoka irahari pe inzoka igiye koko cyangwa ndi kubyumva wino basi ni kandi wakusobanurira iyo nzoka igiye hehe wino mbwira nyine iyo nzoka iyo nzoka sunguko kuko yarindi muntu yari yananyuriye nese iyo nzoka uvuga ko ntayibona igiye hehe inzoka yarira sinakubwiye ko yamaze iminsi iriko kandi iyo nzoka ugomba kumenya nese igiye hehe ko iyo nzoka ntayibona gatoke kamwereke rero umva haguruka kuri amashuka no ubanza urebe ino nzoka ese igiye iyo nzoka umbwire ko ibaze yuko utari kwibona se n'amaso ugira ndi gusobanura kuvuga ko wanasaze wakusha ko wasaze rero jya kujya mu cyumba cyacu hano kive jya kujya umva ngo basi nguno mara ubwoba mfite ubwoba nguno rwiyoro oya kambwire iyo nzoka itaza kutuma twese ntabwo buturume byuka iyo nzoka ndahangana nayo mpaka bisaba kagoti iyo nzoka iri hehe uvuga ndakubaza iyo nzoka uvuga iri hehe kwicara n'ubwire basi oya singomba kwicara njye mbwira iyi nzoka mu by'ukuri irahari cyane umva ukuntu byagenze ubundi inzoka nta n'ubwo igoye ubundi iyo nzoka ukuntu yaje nimba yarazamutse hano igahagama hano ntabwo mbizi ariko iyo nzoka nta n'ubwo igoye kuyica wakabaye wayishe nta n'ubwo bisaba ino nkoni wazanye kandi ni wowe wenyine wo kuyica njyewe ntabwo nayica ngo bikunde wakabaye wanayinyigiye byanabaye tuza gake mubaze ubwonko bwawe bushinzemo umusumari nabwo uriho umugese cyangwa ntunyegere umahonga wanturiwe iyi nzoka umbwira nkura amashuka sinyibone nkakuremo isego sinyibone munsi y'igitanda sinyibone
wabishobora kurwura ese bofre ubundi wowe uri umwana mu buzima uko nameze kose ndakubaza iyo nzoka ni inzoka ubundi se ufite ikihe niyo mu nda niyo mu matwi ese ubwo inzoka ndi kukubwira wowe nta nubwo uri kuyibona yagiye he iracyahari iracyahari nakubonye ahubwo reka nkumwereke iyo nzoka washaka igikeri kigahangana nayo wabigenza gute iyo nzoka nisanze ntari umwishi w'inzoka ngombwira rero ikintu ndi bukorera ino nzoka kandi nta nubwo uri bucika utayisha urashaka kinini cy'imbeba ntabwo ucika utisha ino nzoka nkubwire iyi nzoka iranjengereje iyi nzoka irambangamiye iminsi yose ino nzoka inzengereje ikigaragara kandi uhari iyo nzoka ikurimo umwe kinini cy'imbeba iyo nzoka iragenda nayo ihangane nacyo cyangwa se umira igikeri ugere birwanire mu nda wanjije icyo kinini cy'imbeba rero niwo gifite mbese ko jyo mvuge tangoza bofre toka ikibazo rege iyo nzoka nta n'ubigoye kuyica ahubwo habuze umwishi nguki habuze umwishi habuze uca inzoka yego inzoka irahari ikibazo ni uwo kuyica ikibazo ni umwishi yarabuze habuze umwishi tanze mukwica soni putoka urica umuntu wewe urica umuntu nta n'isoni urafata ipasi yatuye icyo ugatwika ntiyashakaga ko bica iyo nzoka yaje kuyimwica Kevin ugira umutima ipasi wayigukoze wumva wasigara uri muzima ugire umutima uretse murumuna wawe yamaze ikosa ryose yakora warigizemo n'uruhare ibi byose byatangiye kera uva muki sibyo nimba ari ibintu mwana panze simbizi jewe nawe mpanga none utajye kumwiyicira ni wowe ariko ngo bamfunga n'undi aguye hano nge bafunga jewe mpanga nawe none ibyo akora byose jabi ari hano kubera wowe ko atajya ahandi kutabivuze niko utabivuze niba afite ibyo akora jewe ibyo mbonye ni ibintu nta kintu ntabwo mfite amaso mazima ngiye mbaje mu giti harimo mpuze mwibuye ibyo se ko nabyihanganiye kutabivuze ko nabyihanganiye ahubwo ntabyo wabonaga wowe nawe ntacyo ariko gera umuteguro ujye kwa muganga mujyane kwa muganga nawe njyanye ndamwijyanira mujyane nta kibazo sawa ibindi byose nawe uza kubireba